n'ubutumwa bwagarutswe kuri uyu wa kabiri hari mu kiganiro n'itangazamakuru hagarukaga ku muhango wo kwita izina ku nshuro ya 21 uteganijwe ku itariki ya 4 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2026 kazabera mu murenge wa Kinigi ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Umuyobozi wa Rwanda Nature Foundation Eugene Mutangana by'umwihariko yatangaje ko urwego rw'ubukerarugendo cyane cyane iyi gahunda yo kwita izina abana b'ingagi muri parike y'Ibirunga mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu, aho yagarutse by'umwihariko kuri gahunda yo kwita izina abana bagera kuri 22 b'ingagi biteganijwe muri uyu mwaka ku itariki 4 ukwezi kwa 9 2026. Ku kibazo nabajijwe kigendanye n'umwihariko wo kwita izina ku nshuro ya 21, uyu mwaka turita abana b'ingagi 22 baba baravutse hagati ya kwita izina y'ubushize kugeza uyu munsi. Ariko icyo nshaka kugarukaho cyane cyangwa gutindaho ni umwihariko cyangwa se ubushishozi buba mu gutoranya abazita amazina. Ntabwo ari buri wese ubihabwa, n'uwo tuba twarabonye yuko u Rwanda rushobora kugira inyungu mu buryo bwo kutugeza mu ruhando mpuzamahanga, marketing, cyangwa se guha u Rwanda iyindi sura, visibility, kugira ngo abatugana bakomeze kwiyongera, kandi ibi ngibi bigaragarira mu mibare. Muri make rero, nubwo navuze yuko ari agaseke kagipfundikiye, aba bantu baba baratoranyijwe mu bice bitandukanye, yaba muri sports, muri conservation, environment, philanthropists. Aba bose ni abantu bafite icyo bavuze umunsi bamaze kwita mu kuzamura kumenyekana kwa conservation, ibyo dukora cyangwa tugamije gukora, ndetse n'ubukerarugendo muri rusange. Dr Habimana Rufonsi ni umwe mu bikorera bashoye imari yabo mu bukerarugendo, akaba umuyobozi w'ishuri ryigisha amahoteli n'ubukerarugendo KETA. Atangaza ko iyi gahunda yo kwita izina abana b'ingagi ari kimwe mu byateje imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda, bigatuma havuka abashoramari benshi ndetse kandi bikanatanga imirimo ku banyarwanda batandukanye. Byazamuye urwego rw'imirimo nka gahunda yo kwita izina abana b'ingagi, bitanga imirimo ku bayobora ba mukerarugendo benshi, amahoteli abyungukiramo, hanyuma abakora za transport, hanyuma ndetse bikagenda bizamura imyumvire ku bijyanye n'ubukerarugendo mu rubyiruko rw'u Rwanda. Umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru Bwana Mugabo wa Gahunda yatangaza ko by'umwihariko iyi gahunda yo kwita izina abana b'ingagi ndetse n'ubukerarugendo bukorerwa mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze byagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'abaturage batuye aka karere ka Musanze n'umujyi wa Musanze by'umwihariko, ariko kandi nanone n'iyi ntara y'Amajyaruguru muri rusange, ndetse na bimwe mu bice by'intara y'Uburengerazuba ariko bituriye iyi ntara y'Amajyaruguru nk'uko yabigarutseho. Ni ibintu byigaragaza. Mfashe urugero tukareba nko mu mujyi wa Musanze wonyine. Umujyi wa Musanze umaze kugira hoteli izifite inyenyeri zirenga 52. Izo zose zaje kubera ubukerarugendo bumeze neza. Iyo abadusuye baje babona aho barara ntibagira ikibazo na kimwe cyaho bashobora gucumbika. Iyo ni imwe mu bigaragara. Ariko event ubwayo iyo yabaye, twe buri wese agerwaho n'inyungu z'uwo munsi. Ari uwogosha, mfashe urugero, uyu mwaka turateganya kuzagira abitabira 10,000. Abo bantu bose bakenera ababatwara, ari abamotari, ari aho barara, ari restaurant zibagaburira. Usanga rero buri wese agerwaho n'ibyiza by'iyi gahunda yo kwita izina. Iyo ndenze rero kuri event y'umunsi umwe, birengaho nyuma yo kwita izina tubona ko imibare ihita yiyongera y'abasura intara yacu. Abasura baje kureba ingagi, ariko natwe ntitwicaye, turakora ibishoboka byose kugira ngo ubukerarugendo bwacu burenge aho ngaho mu majyaruguru, burenge ko gusura
ingagi gusa, baza kudusura bajye bahamara iminsi bagira n'ibindi basura, bityo natwe turusheho kungukira. Mu kwita izina rero byahinduye isura y'intara yacu, kwita izina byahinduye uburyo dukoramo business. Ibyo Hakiza yavugaga mu kanya, duharanira twese gutanga serivisi neza. Iyo ugeze no ku muturage wa Kinigi ubona ko imyumvire iyo hajeho ubukerarugendo, imyumvire yahindutse ku buryo bukomeye. Ndibarushimwe Bihoyiki Christian, iyi ni BTN TV, ni mu mujyi wa Kigali.